Okay, Mr.Caiusi watubwira ukuntu uri umwadepe uheruka mu rusengero ryayo. Hashize nk'umwaka. Umwaka? Hashize umwaka rwose umusigaye nsengera nyumbani. Okay. So wenda reka tukomeze twigiye kuri music yawe. Ubu ngubu twavuga ko wowe reka mbabwire ko mwebwe rero kuri Brown Magazine uyu nguyu mureba hano kuri screen zanyu. Yakoze muri hit mwakunze cyane indirimbo yitwa Tujye gusenga. Tujye gusenga abantu bese bazi ko ari indirimbo ya High Vibes Gang. Ese uba muri High Vibes Gang uratubwira indirimbo abantu bakubonye mu Mr.Caiusi ira ndirimbo ndakeka ni indirimbo yagize views nyinshi cyane ku YouTube ni big hit yatumye abayirimo bamenyekana ni big hit watubwira wenda genze ko ari High Vibes Gang se nawe High Vibes Gang uyibamo tubwire ya ndirimbo byagenze gute. High Vibes Gang twari turi groupe y'abantu batanu twishira hamwe tujya gukora music irimo kwenye trap yigezweho ariko kuko twari beshi harimo abaririmbye harimo n'abatararirimbye ariko bakagaragaza bakabekinga music hari abaje babekinga music baza babekinga iyo ndirimbo harimo nanje Mr.Caiusi Umwami w'inzuki kubera ko yari kuba nka filme kuko twari turi beshi bituma buri mu baje bamuhereza bituma buri mwese bamuhereza role nge nayijemo ndi kuyibekinga nayijemo abantu benshi baramenya abafana benshi bose abantu bose babafana banje niho abantu bahise bavivura bavuga nti wa mwana kabisa akunzwe na kamera kabisa bituma nanje nza mvuga ngo tujye gusenga dukubitira hariya kuri ya ndirimbo Tujye gusenga of course ntabwo utayizi ntabirenze twimanukire Tujye gusenga muze tujye gusenga kubwo nari haye ukawungira tujye gusenga ese ubundi ibyo birarenze wenda hari aho wasanga nanje ndi mu biciro by'Imana tujye gusenga haleluya muze tujye gusenga Mr.Caiusi Mr.Caiusi ni muntu ki mu buzima bw'urukundo none waho mbende umwana ugira urukundo nkabanira neza n'abantu nubwo beshi bamemukira bakambanira nabi it's fine ngiye mbirengaho nkabica amazi nkikomereza urugendo rwa mu music ariko ngewe abo duhuza bose urugwiro abo duhuza urukundo abo duhuza imibereho y'ubuzima kuru ntago mbayeho neza kubarusha nanje ndacyari hasi y'isi abo bose babayeho neza nta kintu bahaye Imana reka badufate nabi badushinje byinshi badukorera amakesi ariko Imana niyo igeze umuntu kure. Reka tuvuge kuri look yawe ukuntu ugaragara tubwireho gato izo tentile amashanete gutya inkweto bimeze yewe izi nizo swaga zanjye izi nizo swaga janjye shanete urabona ko ari original urabona ko ari arija niba byaguhenze cyane inkweto urabona ko gasplace k'ubugome k'ubwenge so urabona ko nagerageje mu myambarire nta kintu cyo wanshinja bawimereye neza jemba niturije ndahanga nibereye home so reka tumanuke tuveje ku mutwe tumanuka kukunuza ku kirenge tubwire ukuntu uhagaze ubu ngubu ayo tentire gifashe bitete iyo kwafe iyi kwafe yantwaye ibihumbi 15 tentire yantwaye ibihumbi 30 so ibindi urabona ko ari bisanzwe kwafe yonyine ibihumbi 15 cy'amanyarwanda sikoma mwifunze man yebawe tentire ibihumbi 30 Bose abantu yo bakubonye look ya ubumva bakubwira ngo icyo ati fresh one barambona beshi bakavuga ni kabisa uriya mwana urabona ko ameze neza so ni ibintu byaguhenze uriya mwana hari abatabibona neza bakamfata nabi bakamvuga amagambo mabi mu byukuri nta muntu mba nabangamiye amagambo nkayaye turiya ko yarakoze biriya ntago ari byiza n'uburara ngo numujura fine anywa ibiyobyabwenge ngo bira ntago abikora uri muzima so buri muntu wese mu buzima ntagasara baki kandi buri muntu wese ku isi afite uko abayeho nawe nsaba kugira ngo abantu banasobanukirwe yewe ugomba gusobanukirwa uwo ndiwe menya ko ndi umustar navukiye mu muryango w'abastar iyi ni impano ni igihango nagiranye n'Imana ntago ugomba kubyibazaho we uri kundeba nta nubwo ugomba kumvuga nabi kuko
nimba nkubangamiye so nimba nkubangamiye kwisura ugomba kubyihanganira atasiyo kuba nakwinjira mu buzima bwawe ngo nkubangamire mu bundi buzima bwawe ariko kuba mbona gutyo uburesheje amaso ugomba kubinyubahira nubundi look y'umuntu n'uburenganzira bwiwe niba nta kintu ba izi ni fresheri ni fresheri za nk'umuhanzi ni fresheri itandukaniro ry'abantu reka tumanuke wana wambaye bring biki none wona na ama gold ni aya nama alija aya nama alija ma bring aya nama alija nabyo babe byaguhenze babyamenze cyane ibirombe noneho waba umwijosi noneho ni birombe gusa ibi ni birombe na mashanete ubwo shanete zihagaze nkangaye zahagaze hari 300 amana urabona ko ali ice reka batuzumingiye turebe ibyo bintu iyi shanete iguye mu 300 Caiusi umwami w'inzuki kabisa shanete yo mu 300 tuzajye ku kiro tuzajye ku mushinwa w'umuzungu Kigali tujye ku magrama duyishire mu byuma urebe ko batakubwira amafaranga ngo arimo zaguna ni arija original zini arija original ubwo 300 gafata 300 ukamanura gwe gashyira mu ijosi Imana yaguhaye umugisha nyine nta kintu itaguha reka tukomeze twimanukira ubu wenda nka kantu ba uhagaze gutyo ibijyangwe iki nabyo byagufasha ndi mafaranga menshi kwambara nibisanzwe byayantwaye ariko si cyane gutya no gutya kagastile gutya kagastile ubona karagasanzwe urabona ko ari panelo ya discours urabona ko ari jezi iri hamanyenyeri ko byagenda kose ntako byarenze 35,000 biraciritse inkweto izi nkweto ni zisanzwe izi ngizi birenze nitwa tuveni twonyene ese mane kutambara rase bimeze bite rase se bana rero rase mbona bazanzinzirikisha umunsi umwe kubera ko mbamura n'abanzi bese cyane bambira ngo uravaho kajya hehe ngo music banyibazaho ibyo ni byose bikura hehe ariko nkumva ngo washaka kugira nabi yakuramo inkweto akikomereza ariko atavuze ngo ndakuramo rase mu bohe ngo n'amaboko nkosige muboshe niyo mpamvu rero ubona mba niyambariye gutya ubona music yawe imaze kugera hehe bitewe naho nahereye naho ngeze ubu ngubu rwose si ukubesha ubu ngeze kure ngeze kure kabisa ubu ngubu ndimo kugenda ntera intambwe zikomeye cyane nimo kugaragaza ko ugeze kure tuvuge ibikorwa twereke nk'ibikorwa bwati ngiye maze kugera kure ko nakoze ibi nibi abastari andi kugenda mura nabo n'abastari basigaye bambona nkaho shobora kuba ndi umunyempano nkahura n'abantu bandusha ubushobozi bandusha n'izina bigatuma banankeka biganatuma bamvugisha tukanahura tugahuza bagasanga nanje ndi mu kazi kabo n'umwana kabisa sigaye njya kureba umustar ukomeye unduta nkaba namugira akabyumva tukaganira nkaba namusa service akanyumva bitewe ko haraho nigejeje bano bose ba fireman bano bose ba Karfani bano bose ba Odepass n'aba Alioni abo bose ngenda mpura nabo ariko harimo abo nakoranye nabo nta bitanarenze rwose kubera guhuza gusa ubwo urumva bakubonye babona bazaye bavuga ati umuntu ashobora kuba afite impano kabisa gutya reka tubwire gake kuri Karfani mufitanye indirimbo watubwira turirimbiyeho gake indirimbo yitwa uzawumbwira niyo ndirimbo yahise gusohoka ifite n'amashusho tubwire muri make Karfani ni muntu ki kuri wowe Karfani umufata ute Karfani ngiye mufata nka Grafrel kuko yaramfashije bikomeye cyane yaramfashije ndetse yaramfashije rwose anshiramo n'imiyaga ntigeza nyaka amafaranga agafanta ko twaragasangiye ntacyo bitwaye so Karfani ni Grafrel sinagira n'ikibazo c'inzara ahari mama we nawe ndi umwana we amfata nk'umwana we ko ndi inshuti y'umuhungu we Karfani naramubwiye aranyumva ndamutakambira aramfasha muri music arambya nigerageza kabisa niko bigomba kumera bituma avuga uti dukore isigiye dukore iyi ndirimbo wifuza ngufashe koko bituma mbona ko abastari barutana kandi
hari abastari b'umutima hari n'abastari b'ibikoko batifuza kundi yazamuka ariko Karufani we sifai ntacyo bintu bimubwiye kuba yamfasha. Ubona Karufani ari umuntu ukaze cyane ku buryo wenda hari aho yakugeza. Karufani uriya ararenze, uriya arakaze cyane, uriya ari mu rwego rwa baje Paul, uriya ahageze ubu ngubu haranakomeye. Karufani ni umustar kabisa, ngiye n'igikombe cy'isi nakimuha. Igikombe cy'isi nakimuha mu gikombe cya music. Okay. Nakimuhereza rwose kuko azi kuririmba cyane. Yacyakoze Karufani ni umuraperi mwiza. Ni umuraperi mwiza, sino kuba umuraperi gusa. Ni umuhanzi mwiza cyane. Ko byose numvisha naho gusa byose arabikora. Yarahogoza byose arabizi. Nawe numvisha ubizi. Oya, ngiye ni gake ariko bizaza. Ubure tubwire mu bindi bikorwa wagiye ukora ni ibihe bitubwa uvuga ati byatumye izina ryanjye rijya hanze riragaragara abantu batangira kumenya. Nagiye nkora ibiteramo bitandukanye hirya no hino mu tubara ariko nkorera amafaranga. Nagiye nkora za interview ku ma televiziyo no ku bandi bakorera hanze. Bituma ngenda mpura n'abantu bituma ngenda menyekana cyane. Ubu turacyavuga kuri music ni ikintu ubundi kiba kigomba gutunga umuhanzi umuntu ukora mu music bikavuga ati ugomba kumutunga. Ubu ngubu wavuga ko ni umuziki nicyo kigutunze cyangwa ufite ibindi bintu ukora? Umuziki nawe urimo mu bintu bintunze ntago ndagera ku rwego rw'uko umuziki wantunga 100% ariko sikukubesha umuziki ngewe uko byagenda kose aho ngeze ubu ngubu uragerageza nawe urantunze ariko kubera ino corona ntago ntunze neza mfite ibindi bikorwa mba nkora ku ruhande. Okay. Twumve noneho Mr.Caiusi umwami w'inzuki. Mr.Caiusi ni ryari cyangwa se amafaranga wavuga ngo wakoye mu muziki igihe wafashe amafaranga menshi rimwe ukayafatira ryari mu muziki yari amafaranga angana iki? Yari amafaranga 300,000 gutya bivuye muri music. Bivuye muri music. Wow. Kabisa. Urumva ko umuziki ni ikintu cyatunga umuntu sibyo n'abashobora kubera ko uyu maze kugira izina kumenyekana bakuzi baragutumira ukajya kubaririmbira ahantu hose habaye ikirori baragutumira kandi tugiye muhita mwandikirana bakakurokirita udufaranga kugira ngo nawe bagira icyo bagukuraho uze kubaririmbira uze kubabyinira ubereke na ya mpano yawe. Sawa. Okay, Mr.Caiusi rero ubu ngubu mu ndirimbo zindi wagiye ukora wagiye muzonzi indirimbo wakwanye na Fireman yitwa Cheers. Cheers. Indirimbo nawe yitubwireho gakeya. Iyo ndirimbo mwahuye gute? Fireman navuga ko ari umwe mu bastari beza nabo barumvikana cyane. Nagiye kumusura mu rugo. Tuva mu rugo twinjira studio tumera nk'aho bari kwitembera tuhita dukora indirimbo tuyita Cheers. Ninjye nindirimbo bivuga kuki gamije iki ubuye butumwa burimo? Ifite ubutumwa bwo guhuza urubwiro guhuza mu rukundo kubana neza mukanasangira ufite icyo kurusha cyangwa icyo umurusha ukaba wamuha kubyo ufite n'undi wese akaguha mbese ni ukurwanya umutima mu biciyazi biryoha bisangiwe. Wadukurita akantu gato cyane gato. Okay, ndakeka ko indirimbo nimara kuyibabwira bazahita banayumva. Hey yo biryoha bisangiwe cyane ko ntagihuza abantu nk'agasembuye yo imisi yo kuba ikicuma byose ni bimwe icupa kirahure n'agacuma batwita bamwe isi dutinya kubi gusa nituri babi niyo mpamvu twica amatwi badushinja inkume cyase zone nyinshi homi ariko usanga batuvuga ubwabo barya indimi yo guhuza urugwiro wabingiki kuko nugutabwa inzu mwanzu bidashimisha isi yo wishishira ukanishira porosho itwaye iki Cheers ntawe uzagutera intosho ji rubanda rutamwa rugira mesh ngo tubona yose ashira mu nzoga ji eso batanywa baturushiki abadushinja ko naco tugira ubwabo vipi yo gusangira bitera kwirekura tukisanzura foto gafuragira yo wimarutwa ni wiyahuye miliyoni n'ubusibyo wapfuka bisiga vayo last man never can another man. Mr.Caiusi umwami w'inzuki. So Caiusi ubu ni gute noneho uri kuvuga ngo ntago hagiye kubwego hejuru cyane ubwego rwakwe ubu ngubu ni kigiye kintu uri gukora kugira ngo music yawe uyifate ku rundi rwego umenyekane mu gihugu cyose cy'u Rwanda bakumenye bumve hip hop yawe bumve ubutumwa ushaka gutanga? So urabona imbogamizi ya mbere mfite ni corona ntagiri gutuma dukora ibiteramo hanze bikwiragire mu bantu face to face kabisa
ikindi gukora ama video meza asobanutse n'ama interview menshi cyane ku nkoranyambuga abantu bagahita bakubona byisanzuye. Okay, niyo gahunda uvuga ugenge ibyo umva bizagufasha kuzamura urwego rwawe abantu benshi bakakumenya abafana. Ese ubu ubona hari abafana umaze kugira, ubona abantu bakwandikira ati tukunda umuziki wawe turagushigikiye, ubona bagomba gutera ingufu gutyo? Ubu ngubu maze kugira abafana. Ndabireba niyo nsohotse hanze, iyo ngize ngo mfite aho ngiye, kuko najye Nyabugogo nsanga abanzi, naza Kicukiro nkasanga baranzi, najye Burundi nkasanga baranzi, kuko iyo uhuye n'abastari barenze batanu ugendera ku izina ryabo, icyo gihe batangira kukumenya nawe. Rocky, Sankara, Peaceman, Karufani, Cool, Fireman, Peace n'abandi bose. Ayo nabaniga yawo uhaye Peace. Abo bose ni inshuti zanje, nizo nshuti navuga ngo nakwita ababyeyi banje. Noneho ari indirimbo nanone ngewe nzi yawe, wenda abantu kugira ngo tugire twasangiza ku ndirimbo zawe uko zagiye zikorwa, wenda abantu bakubonye bwa mbere, ariko reka ngiye mvuge ko Mr.Caiusi ni umuntu ngiye namaze mbona ko ashobora kuba afite impano wenda abantu namwe mukeneye kumva. Reka tumenye ngo indirimbo yitwa Uri Inyenyeri wakoranye na Gisa Cy'Inganzo, byagenze gute? Gisa Cy'Inganzo mwahuriye hehe? Wamukuye hewe ko abantu benshi wenda baba baramubuze? Mwayikoze ryari mu mwaka wa 2000? Gisa Cy'Inganzo ndakeka ko muri iyi myaka 5 maze mu industry ya muzika, ndakeka ko hashize umwaka umwe muri iyo myaka 5 aribwo nahuye na Gisa Cy'Inganzo, duhurira mu muhanda gutyo turamenyana, ariko ntago yarazi ko ndi umuhanzi. Natangiye kumwumvisha indirimbo zanjye, ayumva ko mfite impano, musaba ko twaririmbana kuko afite izina, nubwo yamenze cyane, ariko nagize icyo ntanga kugira ngo mubone. Twaririmbaye indirimbo ijya hanze, tuyita Uri Inyenyeri mukobwa jana. Iri kuri YouTube? Iri kuri YouTube. Okay. So Gisa wowe umufata ute? Gisa ni umuvandimwe nawe. Ni umuvandimwe, ni inshuti yanjye y'ukuri, ndamwizera nawe aranyizera. Gisa Cy'Inganzo, so ubuzima bwose bwaba bubi cyangwa ubwiza arabwakira, ntago ajya yikomplika, kuko Gisa ni umuntu wenda mama muri mukobaje, ni umuntu kuva kera yagiye akorana n'abaraperi cyane. Yagiye akorana n'abaraperi. Gisa arakunzwe, ndetse nta n'umurusha kuririmba hano mu Rwanda. Bamurusha hit ariko ntago murusha kuririmba. Nta muntu hano mu Rwanda usha Gisa. Ntago bishoboka. Ntago wazumbira ngo Bruce Melody ngo azi kuririmba kurusha Gisa. Wapa amurusha ubushobozi, ikindi amurusha navuga ko nta mafaranga. Ariko Gisa azi kuririmba. Ubashize hariya wahita uvuga nturiya mwana azi kuririmba cyane. Okay, Gisa Cy'Inganzo, wenda iyo ndirimbo wakoranye na Gisa watubwiye ko iri kuri YouTube. Abantu bashobora kuyishaka bakayibona kabisa. Okay, so Mr.Caiusi nanone turakomeje turi kuganira kuri music yawe. Wenda ni mu gice cyane mu cy'utuntu n'utundi, ariko reka nkubaze ngo abaraperi bagiye bakomeza gushingwa ibintu bigiye bitandukanye, wowe ubifata ute iyo uvuze ati cyane nk'ababyeyi avuga ati ugiye kujya muri music, ubwo bivuze ko ugiye kunanirana, wowe ubivuga ute, cyangwa se watanga ubuye butumwa nk'umuntu uri gukora hip hop? Mu by'ukuri mu rugo iwacu bakimara kubona ko nkunda music, ntago nakunze kuba mu rugo cyane nkunda music, nagiye nuruka mu bitaramo bitandukanye, rimwe na rimwe sindari mu rugo, ariko ngiye nabaga ndimo kwishakira talent yanjye kugira ngo inakomere. Bituma bamfata nabi, bambwira ngo ndikirara, binamviramo ibibazo, baranyirukana iwacu, ngo nananiranye. Nkakora music, niga, nkakora ibitaramo bitandukanye, iwacu nkabura, bakambwira ngo ntabaye ikirara, ariko ngiye ibyo ngibyo kuko nari mbizi ko bibaho mu buzima, naratuje, nkora music yanjye ibindi ndabyorera. None se nta kuntu umuntu ashobora gukora music even na hip hop, agakora hip hop, kuko abantu benshi hip hop niyo bibagenda bitira abantu ngo ni ibirara ngo niki, nta gushaka gukora hip hop ariko kandi unubaha ibyo ababyeyi bagenda bakubwira? Music n'ubundi ni kinyapfura. Iyo ukora music nta kinyapfura, utubaha, nta rukundo ugira, icyo gihe ntago uri umuhanzi. Umuhanzi arangwa n'urukundo, akarangwa no kubaha. Umuhanzi navuga ko umuhanzi agomba kuba ari smart, ari discipline mu bintu byose, yaba umuto, yaba umukecuru, yaba uwari we wese. N'urushishi ntago warukandagira.
ugomba kuba ufite discipline kugira ngo music yawe igende buri kimwe cyose udafite discipline rwose ubutakaye nta naho wagera nta nicyo waba uri cyo. None se Mr. Caiusi kugenda tugana ku musozo, twagiranye ibihe byiza, twagiranye ibiganiro byiza, ariko reka nkubaze ngo ubu ngubu aka kanya tuvugana hip hop mu Rwanda urayibona ute? Hip hop music ya mu Rwanda imeze neza, ariko harimo benshi bayishe, nubwo bayishe barimo kwisubiraho bamwe na bamwe, kuko nago umuziki wa hip hop bigizeho agaciro, ariko kugeza ubu ngubu hari benshi hip hop yagize abastari bakomeye cyane, hari benshi yazamuye, nta mwuga udakiza bro, nta mwuga udakiza. Okay, noneho reka tumve ngo Mr. Caiusi kugeza ubu mu Rwanda wakurikiranye music y'u Rwanda cyane cyane hip hop turikoza ko nawe niyo ukora, reka tuvuge ngo kugeza ubu ninde wahereza igikombe cy'umwami wa hip hop? Umwami wa hip hop nagiha abastari babiri. Oya, turashaka umwe. Cyangwa se ukore top 5 ya. Top 5. Reka tukorohereza. Je uwo naho igikombe cha music cha hip hop. So ni Karfani nta wundi. Karfani. Niwe nagiye tu. Kuri ya mwana yarakoze cyane. Karfani se wavuga ko ari nk'ibihe bikorwa arusha abandi. Karfani cyo gituma aba wamuheza icyo gikombe. Karfani umuziki yarawuvunikiye, yarabiharaniye, afite impano ikomeye cyane. Karfani afite ikinyabupfura, arubaha. Karfani mu byo akora byose aritanga, niyo mpamvu music yo yegera y'agaciro. Nkavuga ni umuntu ngewe namuha igikombe cya music. Ese ntago muvuga neza ko akari inshuti yawe? Ni Karfani Govinda, ni umwana wa Tupac. Ntago muvuga ko akari inshuti yawe ngo ubwenda ngo ni wa mbere ko akari inshuti yawe ukirengagiza abandi? Uriya na mbere hose ngiye Karfani namumenye i Burundi. Nabonye indirimbo ize ebyiri Burundi ku TV, ndavuga uno mwana kabisa zikuririmba, aririmba ibintu bikumvikana. Na mbere yuko muhura? Na mbere uko twahuye nyuma ya, ariko ngiye nabonye namuha igikombe kabisa cya music. So tugiranyije music yo mu Rwanda cyane cyane hip hop niyo mu Burundi, harimo benshi bigira abami, hari benshi biyemera kuri music. Niye iri ku rwego rwo hejuru sasa? Bari bose bari kuri level imwe, ntago navuga ngo Burundi cyangwa u Rwanda ngo harimo abarenza abandi. Oya, nese nka Big Fizzo na Jay Polly ntago bari ku rwego rumwe, bose ntago batwaye ibikombe. Loriro na Riderman bose ntago batwaye ibikombe, bose n'abastari bakomeye. Tugiye dufata ba Mukombozi, bandi bose ba Emerson bahogoza, bano bose ba Miss Chanela, bano bose ba Unitif, bano basubasa to be n'abana bazi kuririmba. Hano mu Rwanda naho hari ba Tom Cruise, hari ba Riderman, sibyo, hari ba Fireman, hari ba Sacinganzo, hari ba Arioni, hari bano bose ba Marina, hari abastari kabisubona ko bashoboye. Bose barashoboye, ari mu Rwanda ari mu Burundi, uretse ko bose bagenda bapingana, bakiyita bakomeye, ariko bose bafite kuri level imwe. Eka noneho none tubwira ikintu kimwe, ni ikihe kintu bumva n'ubu cyakubabaje muri music yawe kugeza ubu ngubu aho ugeze? Ikintu kimbabaje kugeza n'ubu kimbabaza nuko nta management ngira. Music impamvu nta management igira, management so kuri wowe ku giti cyawe impamvu udafite management, ko biragoye ko umuhanzi bujya uzamuka cyane udafite management. Buriya management kugira ngo ubone management nuko nawe ufite aho wigejeje. Cyo nicyo kintu cya mbere, kuba ufite aho watangiriye naho ugeze ubu ngubu. Ikindi cya kabiri, management impamvu ntari kuyibona, navuga ko ari amahirwe yanje ntarabona. Nta mahirwe ntarabona kuko ndayikwiye tu, ndayikwiye ndebye ibikorwa nagiye nkora n'abasite nahuye nabo nakoranye. Management ndayikwiye ahubwo uvuga ngo no munsi n'isaha, kuko abo ngenda mpura nabo bampa igihe bakambwira ngo igihe iki n'iki tariki ni dufite ibyo tuzakora, dufite amarebo tuzagushiramo, dufite aho tuzakujyana, ibikorwa bye bikagira agaciro, dufite ibinyamakuru tuzagushiraho byinshi cyane, ugatangira guhembwa bikomeye cyane. Bwo ndategereje management, ntago yabuze kuko nanjye ndimo gushiramo imbaraga. Management rero ahubwo nagiraze
ubwo ndayitegereje. So ubu ngubu rero tugeze ku musozo. Mr. Caiusi, reka tubwire ngo akurikiye Brown Magazine, tubwire ubutumwa wahereza abakurikiye kuri Brown Magazine, ubabwire ugiye ikintu ubabwira, ubahereza ubutumwa. Ese utubwire ni ukoresha social media bagusanga hehe gute ibintu nk'ibyo? Kabisa kuru kubadukurikiye, genda keka ko mfite urubuga rwa YouTube. Ubu nkeneye cyane yasanga kuri YouTube. YouTube ni Mr. Caiusi Umwami w'inzuki. Ubu nkeneye cyane nawe ndakeka atambura kuko haraho yanyura gahita mbona. Yajya ku Isango Star, Mr. Caiusi akahita mbona. Yajya kuri Balo Kikirabiranya Entertainment, bari bose ni inshuti zanjye. Yajya kuri Bansankara bose, kumfatisha biroroshe ngiye mba ndi hano hafi. Okay, noneho reka dusoze dukubitira kandi noneho kanyuma noneho freestyle yanyuma dusoza twimanukira. Okay. Kuva kera umwana wanzwe ni ukura. Hallelujah. Let's go, man. Muze mwese tukabana, uwo mwana yabayeho nabi binarenze kandi binakabije, za mabuso yari yarapoteye, yagiwabaga habwa iboko, ibibazo by'amashuri by'ababimurenze, ibibazo by'inzara nabyimurenze. Never disrespect me, I'm fire mind. Hallelujah. Let's go, man. Yo Caiusi. So thank you very much. Abakurikiye Brown Magazine, reka tugushimire wowe wakomeje kutwereka urukundo, reka tugushimire ko ugiye gusupportinga Mr. Caiusi. Mwabonye ko afite impano, mwabonye ko afite ibintu byinshi yakoze, afite nano nahashaka kugera. Nirwo muri rusange kugira ngo dukomeze tuzamure impano, dukomeze dufashe abantu bakizamuka muri music ku buryo music industry yacu nayo yatera imbere ikagera ku rundi rwego. Of course, this is Brown Magazine. It's your boy Avi Brown. Let's see you next time.